ese uriya we yitwa nde ko mbwiye ko uri umwamikazi watsinze? arambwira ngo uriya umwamikazi w'umucyo kandi aroha benshi muri iki gihe. Bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Twatumiwe igitaraganya i Kigali muri iki cyumweru cya kabiri cy'igisibo kugira ngo dukurikire ubuhamya bwa Laurence wajyanywe buroho hanze y'umubiri we rwose akamera nk'uwapfuye. Akaba rero hari ubutumwa yahawe tugiye kumva uko buteye. Tubukurikire twese, tubukurikire, dutege amatwi kandi twitondere buri cyose. Kristo Yezu akuzwe iteka ryose. Amen. Mwaramutse neza. Njye nitwa Jerome Ishema. Narinje ngo tuganire. Nagira ngo twibwirane hanyuma tutangire tuganire. Kaza neza. Murakoze namwe. Mukamana Laurence. Mukamana Laurence. Shimira Imana kuba nyiriho. Imana ishimirwe. Ngihumeka ni kubw'impuhwe zayo. Rwose. Hari igihe kigera umuntu akajyanwa aho atatekereje. Nibyo. Rero Yego. aha urugendo ntazi uko rumeze cyangwa se n'igihe ruzagarukiraho. Kuwa mbere bari mu gitambo cya misa ariko hano mu rugo. Kuwa mbere mwari mu gitambo cya misa hano? Televiziyo niho nayumviye. Kuri televiziyo. Yego. Igihe cya konsekarasiyo. Yumvisemo imbaraga nkeya zidasanzwe. Nangiye gucika intege. Tangira gucika intege. Ariko mbona Yezu mu Karisitiya. Mbona Yezu mu Karisitiya. Nyuma yaho nagize imbaraga. Kujyanwa mu bubabare bwinshi. Ujyanwa mu bubabare? Hagurutswa mu mbaraga ariko nkitura hasi. Nk'ubuhongereza. Banje kubona Yezu bambye ku musaraba. Kujya kumusatira ntibikunde, nk'ibishashi bikankubita nkagwa nk'ahariya. Na Bikira Mariya ariko ufite inkota mu mutima. Ya indi Ahubwo kumusanga nk'umubyeyi wenda niba namuhoza simbizi, nabonaga ashavuye. Nkitura hasi. Aho mu minota ntazi wenda abandi babisobanura hari abari bahari. Njyanwa gutya. Ntashobora kwiyegura ngo bikunde. Umunsi ntekereza ko ari uwa gatanu. Uwa gatanu? Uyu munsi ni kuwa gatanu nyine, ni uguhera kuwa mbere. Ko nazanywe nyine mu bubabare nari mu rugo hariya ruguru. Aho ngaho ariko sindanabumbura amaso ngo ndebe umuntu, ntabwo bikunda. Kuva kuwa mbere? Ntabwo bishobora gukunda. Ariko hari byinshi nabonye. Hari byinshi ubona kandi utanabumbuye amaso ukabibona? Ubumbuye amaso. Abaje Imana. Ibi wabonye byinshi? Bibabaje Imana. Bibabaje Imana. Mbona abantu nabonye nzi. Nagenda ntiki ntabwo gishimishije Yezu.
Mm. mbyerekwa cyane, nakoranye urugendo na Bikira Mariya. Wakoranye urugendo na Bikira Mariya. Mm, Mhm. habanje kuba nk'igicu kibuditse, Mhm. ko mbona ndi kugenda, Mm. nkanyuze hari amarembo Mm. ko arimo umwotsi mwinshi cyane, Mm. naje kubona nk'urumuri imbere, komeza kugendana na Bikira Mariya, Mm. reka byinshi Mm. imisayo. Noneho dukomeze, ubona rero igicu kibuditse, hanyuma muri urwo rugendo na Bikira Mariya utangira kugira ibyo ubona. Yego. Reka dukomeze. Hari aho twagendanye, Mm. hasa n'ahantu hari nk'umupaka cyangwa se umukuku, Umukuku. udashobora kwambuka, nyine nk'umupaka. Mm. Hari intera Mm. udashobora kwambuka ngo bikunde ugere hakurya. Mm. Bwirwa ko aho ngaho hari aho abategereje batararangiza urugendo. Niko yakubwiye? Yego, Ngo ni aho abategereje batararangiza urugendo. urugendo. Yego. Ariko naje kwibona ameze nk'umuntu utakiri muri wa mubiri nari mfite, Mm. nibona usa nabi cyane, Mm. mbwira ngo sinshaka kuwusubiramo, Mm. kugira ngo abakristo b'iki gihe ni abanyamavunja. Abakristo b'iki gihe ni abanyamavunja. Basengera ku kibi, Basengera ku ki? inzika n'inzigo, Mm. shurabureze, ubusambanyi n'uko, Mm. bwicanyi, Mm. naho njyanwa Mm. na nka roho y'umwana ariko waguye muri tuwarete, Mm. njyanwa kumukuramo, Mm. namuhereza Bikira Mariya, Mhm. ariko ntabwo yari muzima. Ntabwo yari muzima. Mhm. Mm. Wabona byaba ari bimwe by'inda zikurwamo se, cyangwa umwana yari yavutse ari muzima? Yari umwana muzima, Wari ukuze. ufatika, Mm. byagenze. Mhm. Ntaho nageze nsanga na marayika Rafayeli, Marayika Rafayeli. naramubonye Mm. aranyibwira Mhm. ko nibonye ndi ahantu harehare cyane, Mm. nsa n'umuntu wituye hasi, Mm. ko yaje kunyigura aho ngaho, Mm. ko ari ibigeragezo, Mhm. hari nk'ikigeragezo nabayemo Mm. cyagombaga kunyaka ubuzima. Mhm. Mm. Ibyo ni iby'umunsi wa mbere gusa, cyangwa ni Bisa iby'urwo naho rugendo rwa Bikira bivanze, Mariya? Mm. urwo rugendo. Mm. Si wa mbere wo, Mm. bisa naho nta byinshi ninjijwemo cyane uretse ububabare. Uretse ububabare. Mm. Mm. Ingingo zose, urutugu rw'iburyo nkumva rurababara, Mm. nsamira kumva harimo nk'ikintu cy'umwobo ariko kijomba cyane nk'umusumari, cyagishigisha ukuntu, Mm. aribwa cyane. Kwerekwa ko ari cya gikomere cya Yezu cyo ku rutugu, Mm. kunyereka muri iyo sura, Mm. dukora gusangira nawe iyo mibabaro yo gucungura muntu. Mm. Mm. Noneho reka duse n'abagaruka kuri cya gicu kibuditse. Igicu kibuditse hari ku ijuru hejuru, cyangwa ni kumwe ubona ibihu? Ntabwo nasobanukiwe neza. Igicu kibuditse Bikira Mariya yajemo. Bishoboka ko maze gutwarwa muri ubwo buryo, Mm.
nta by'isi nari nkiri kureba, amaso yari yamaze kwifunga. warebaga ubwo ni hejuru nyine? nabonaga nyine ndi kugenda, inzira ndi kugenda mbona hasa naho habuditse ukuntu. nyuma yaho naje kubona urumuri, arirwo Bikira Mariya namubonye, komeza kugendana muri iyo nzira. noneho muragenda rero mugera ahantu wavuze ngo hari umukoki, hari cyangwa se hari ahantu abantu bategerereza. hari abantu bataka cyane, ariko ngo naho bategerereza iki? bategereje kwambutswa. Bategereje kwambutswa. Batararangiza urugendo. ubwo se ni uruhe rugendo? Ni urugendo rw'abakiri ku isi? Ni urugendo ruhe? Urugendo rwo ku isi. bari kubabara. Uwo mukoke nyine ni wo bari barimo? bari hakuno yawo? Bari hakuno. Bikira Mariya ari hakurya. Nongeye kwambuka ngo musange, ntabwo byari bikiri gushoboka. Ntibyari bikiri gushoboka kugira ngo aho ngaho naho abantu benshi bategerereje batararangiza urugendo. Vuga ko uwavuye ku isi hari ahandi ajyanwa, ubundi buzima bwiza, ariko bisaba nyine kubukorera wenda ukiri ku isi. Bisaba kubukorera ukiri ku isi kugira ngo ubashe kwambuka ahandi. Mbwirwa ko igihe cyanjye kitaragera. Ubwirwa ko kitaragera. Ariko nabonaga cya kibiri hariya, kandi njye ntabwo nshaka kongera gusubira hariya muri kiriya kibiri. Kirasa nabi, kiranababara, kuko numvaga nababaye cyane nyine muri iyo nzira. Uko byagenze. Yego. hanyuma washyikiriye ko bisobanuye iki, cyangwa se ari ubuhe butumwa bubwirwa abakiri ku isi? Ubutumwa bubwirwa abari ku isi ni ukwihana. Ni ukwihana. Gukorera ijuru uko rikorerwa. Gukorerwa ijuru. Ukava mu kibi. Kuko hari benshi nagiye nerekwa muri iyo nzira, ariko bagihindanye. Ukabahererwa Yezu k'ubusambanyi, ubujura, n'abahanganira mu bya Yezu cyane nk'amaturo. Nabyo bibabaza Imana kandi ntabwo byatagatifuza umuntu. Kubera ko nta munyakinyoma uzajya mu ijuru. Nta munyakinyoma uzajya mu ijuru. Bisaba kwitagatifuza muri byose. Ugasengera mu kuri. Yego. Noneho tugaruke ku musaraba wa Yezu wabonye. Wawubonye mbere harya cyangwa Bikira Mariya yakujyanye wamaze kubona aho ngaho? Waje kubona umusaraba wa Yezu? Nawubonye nkiri muri iyo nzira. Bikira Mariya ataraza. Yari ataraza. Tangira gutura hasi. Nyuma y'uko mbona Yezu mu Ukarisitiya, nabonye Yezu bambye ku musaraba ariko avirirana cyane. Wamubonye kandi utari wagiye mu misa nyirizina, ariko wasengeye mu rugo ureba televiziyo? Yego. Noneho umubonye umubona ari no ku musaraba? Nyuma mubona ari ku musaraba Yezu. Wavuze kandi urumuri rwinshi rwagukubise ukitura hasi ntubashe kumwegera. Wumvise ko bisobanuye iki? Wumvise ko ndi umunyabyaha, ntawe ugera kuri Yezu ahindanye. Bisaba kubanza gukaraba kuri roho, guhabwa penitensiya, abiyeza bakiyeza, kandi bagafata umwanzuro nyawo wo kwisubiraho. Tongeye gusubira muri uwo mwanda w'ikibi gisubiza Yezu ku musaraba.
cyane ko muri iki gisibo dusabwa kwicengera, kwisubiramo bikwiye ngo tubashe gufasha Yezu kubimubabaza kuri uwo musaraba. yakweretse kandi ibyaha bimubabaza. Yego. Byari bikumereye gute ari kubikwereka? Wadusubiramo neza ukuntu byabikumereraga? Hari byinshi wavuze yakweretse kujyanye n'ibyaha bimubabaza biriho. Narababaye cyane, nari mu buribwe hose ni nk'amahwa ari ku njomba, turaremererwa cyane, amaso arimo nk'ibintu by'imicanga, nabumbura ntibikunde, ko ntabwo nari ngishobora kweguka ngo byemere iyo minsi yose maze kugeza kuri uyu munsi. Numva nyine mfite imbaraga zituma ntashobora kweguka, ngerageza kubikora ntibikunde. Ntangira kubona rero uburyo Yezu ababara, abantu bamusengera ku kibi, ku bupfumu, ajya kuraguza, ntibakangana, abanyenzika, ko nshobora no kugenda mu nzira yasura nabonye y'abantu twahura, nti ubu umeze gutya agira garukira Imana, mbona ari amasura menshi nshobora hari abo wagiye ubwira, hari abo wagiye ubwira muri iryo yerekwa, noneho ukababwira? nkumva nyine nayo ntaho nshobora wenda kugaruka mu buzima, ubwo uzajya kubabwira biherewe uburenganzira, nagenda ntihinduka. Gusa hari uburenze ubwo ngubwo? Hari uburenze kuba warababwiraga icyo gihe? Ugomba gusaba ubundi burenganzira. Wenda izo mpongano zaba zaratanzwe kuri uwo mubiri zagira icyo zibohora kuri bo, ariko nabo bakitagatifuza. Ariko rero numva niba warababonye wababwira, sinzi uko byumva. Warababonye uri kubabwira? Nabonye ibiri muri bo, n'ibyo bakora kandi basenga. Kandi basenga, mbese nabyita ngo bitwa ko basenga ariko bafite uburyarya, bakora ikinyuranye, bakora ikinyuranye mu bikorwa binyuranyije na kwa kundi basenga. umuntu agenda ari umukirisitu, ariko Yezu yahumura amaso yiwe, yahaye guhumuka, akamwereka ko iyo nzira atariyo. ubu yanyeretse ko igihugu cyacu kibuditse umwijima cyane, kuko gikorerwamo ibibi byinshi. Ibibi byinshi. Ahubwo harimo abavuga Imana basenga, ariko birabangikanye, bakabangikanya, harimo ibyiza n'ibibi. Yego. Ibyo bintu birakomeye, kuko niba ari ikintu Yezu yanga ni uburyarya. Kuva kera ayigisha avuga abafarisayo n'abandi nkabo, indyarya. None se ubwo biramubabaza, nawe wumva ubwo bubabare? Yego. Uretse kuba yarabikweretse ukabona uri no kubabwira, wumva yuko ari ubuhe butumwa bitanga muri rusange ku bakirisitu b'isi yose, cyangwa se ku bakirisitu b'isi yose cyangwa se mu gihugu cyacu? Nibereka ko Imana iriho kandi ifite imbaraga, ibwirwa ikumva, kandi ikabona imigenzereze yacu itari myiza nk'abantu yaremanye urukundo mu misusire yayo, ikatwereka inzira tukinyurira izacu. Bisaba guhindukirira Imana kuri buri wese, tugatunganya ibyo tugomba gutunganya, duharanira kuba muri bwa buzima budapfa. Yego. Yego. Ariko ahantu ho gutegerereza rero ntabwo hasobanutse neza. Se tuvuge ko hafite izina? Nabwiwe ko ari mu isukuriro. Isukuriro.
isukuriro n'ubundi mu rurimi rw'amahanga rw'ikilatini ni Isukuriro, purugatori. purugatori, Yego. ko nabwiwe. Mm. Ko mbere yo kuhagera Mm. nanyuze ahandi hantu hari ikibatsi cy'umuriro cyinshi kirankubita mbandagara nk'ahariya. Ikibatsi cy'umuriro. Yego, n'ubwo ari nk'ikibatsi cy'umuriro kinkubise, Mm. era nk'umuntu ugurumanya uhiye, Mm. era ko ari umuriro w'iteka. Umuriro wawunyuzeho mbere? Niho nabanje kunyuraho gutyo. Wahanyuzeho? Nsa n'uhiye rero. rero. Bivuze ngo umuriro ubonetse mbere y'uko ugera ahandi h'isukuriro. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo urenze umuriro ni amahirwe, isukuriro ni amahirwe nubwo hari ububabare. Ni amahirwe. N'uwagerageje kwihana ariko utaramaramaje, ugifite imyenda, utarihaniye kureka, ufite imyenda, rero igihe kigera akambutswa iyo nyanja nyine akagera mu byishimo byo gutaramana nijoro. Aho hakurya se Bikira Mariya yari udashobora kuhajya, yari yambaye iki? Nahabonye abandi bantu. Bikira Mariya uzi? Nabo utazi? Ntabwo nabamenye. Gusa bambwiye ko ari abatagatifu, harimo abahire banyuze mu magorwa yo ku isi, banyuze mu magorwa yo ku isi bagatabarwa. Ariko binyuze ku buvunyi bw'umubyeyi Mariya, binyuze ku buvunyi bw'umubyeyi Mariya, yaragandagaje muri bo, ambwira ko ari umwamikazi watsinze. Yari yambaye ate? Yambaye imyenda ishashagirana, igishura gishashagirana nyine by'umweru dede. Umweru dede. Ariko ari umubyeyi wambaye ikamba ku mutwe. Ikamba rimeze gute? Nabonaga risa ari iry'inyenyeri rirabagirana. Ko ari umwamikazi watsinze. Umwamikazi watsinze. Karagiwe nabo Reine de la Victoire. Ko yambwiye. Reine de la Victoire, umwamikazi watsinze. Nyuma nza kwerekwa n'undi ujya gusa nawe ariko utari we. Ndavuga ese mu rundi ruhande nyuma gato, ese uriya we yitwa nde ko mbwiye ko uri umwamikazi watsinze? Arambwira ngo uriya umwamikazi w'umucyo kandi aroha benshi muri iki gihe. Umwamikazi w'umucyo wamubonye ku ruhande? Yego. Atari hakurya ariko? Ntabwo yari akeye cyane. Yitwa umwamikazi w'umucyo kandi aroha benshi cyane. Aroha benshi, niko Bikira Mariya yambwiye. Ndavuga nti kubatandukanya biragoye. Kubatandukanya na Bikira Mariya biragoye? Biragoye. Icyo kintu gikomeye ni ukuvuga ngo Bikira Mariya wakwiyeretse umwamikazi watsinze, Reine de la Victoire, yakweretse undi anakubwira uko yitwa? Agaragiwe n'abatagatifu. Wagaragiwe n'abatagatifu. Akwereka uwo wundi yitwa umwamikazi w'umucyo, hari muri rwinshi cyane, ariko aroha benshi. Aho hirya rero hari urumuri rudakenyemuye, aribwo namubonye asa n'ubumbye ibiganza ariko nta shapure afite. Hirwa ko ari umwamikazi w'umucyo, ngo ariko aroha benshi muri iki gihe. Aroha benshi muri iki gihe. Kuki yitwa uw'umucyo kandi akaroha benshi? Nanjye nti kubatandukanya biragoye. Nawe uti kubatandukanya biragoye? Iryo jambo ko rikomeye. Iryo jambo rirakomeye. Isaba roho Imana nyine agasobanurira buri wese kumenya umugendereye nyirizina uwo ari we, icyo amubwiye akagisanisha n'ukuri kw'ivanjiri abwirwa cyangwa se ijambo ry'Imana buri munsi, akareba koko niba byakubaka roho cyangwa bishobora kuyisenya. Akubwira ati
runaka n'umwanzi wawe ntumukunde kandi umuntu ari mu ishusho y'Imana nzaguha biriya nzakugeza kuri biriya nunyura aha ngaha ntago yaba kugeza ku Mana atandukanye n'umuntu kandi umuntu ari mu ishusho y'Imana teza urwango n'umwiryane ntabwo yaba ari kubaka kandi Bikira Mariya ari umwamikazi w'impuhwe muza w'Imana n'abantu ubwo butumwa ko bukomeye cyane ni ukuvuga ngo hariho Bikira Mariya w'ukuri wigaragaje ariko hashobora kubaho Bikira Mariya wigaragaza nka Bikira Mariya atari we kubwo ari ubutumwa bukomeye cyane rero hari igisobanuro yaba yaraguhaye kindi kijyanye n'ubwo butumwa n'icyo kintu no kukwereka uwo mwamikazi w'umucyo kuko ndumva birakomeye ku buryo bikeneye ibisobanuro kugira ngo abakristo bitonde cyane cyane abiyambaza Bikira Mariya kuko atanga ibyishimo by'akanya gatoya agera muri benshi uwo mwamikazi w'umucyo bikaba byagusha benshi mu mutego ashobora kukubwira wenda nk'umukobwa ati nguhuje na runaka nk'abazabana mu isezerano cyangwa bikunda ari Bikira Mariya yabigisha kutarangwa n'icyaha yego kubagarira rya sezerano ntabwo Bikira Mariya yatandukira amategeko y'Imana ntabwo yayatandukira undi aramutse abahuje arabereka iby'ubuzima bworoheje yego tangire kurangwa n'ingeso mbi mu busambanyi n'iki byose cyangwa se banihuze banabanebwa Imana yabahuje Bikira Mariya yabiyeretse ugasanga baratandukanye kubera ko batabagariye rya sezerano ryo bunyuze Imana ariko ari Bikira Mariya yabahuza nk'abana bereka ko ariyo nzira yanyu akabatoza kubakika mu gusenga no kutarangwa n'ikibi Bikira Mariya atubwira ko icyiza kibagarirwa kandi ikibi kijyana mu rwobo ko n'uwibye ikibi asarura ikibi byanga bikunda nk'abafiyanse babanje kubana mu busambanyi ntabwo bashobora kubana mu rugo ruzima ruhesha Imana ikuzo n'icyubahiro kandi Kristo yanga ubusambanyi n'igisa nabwo ese yaba yarakubwiye ko uwo Bikira Mariya uwo wigaragaza nka Bikira Mariya akitwa umwamikazi w'umucyo ajya abonekera abantu nawe cyane yambwiye ko aroha benshi muri iki gihe hari abo se ajya abonekera cyangwa akora ku buryo buroho gusa hari abajya babonekera wenda cyangwa hari mbese ibye ni ibiki hari ibisobanuro bihagije wamumenyeho by'uko akora yambwiye ko ativuga nyirizina ntabwo yivuga igitinyiro runaka usanga nyine ukabona bwa bubengerane budakenewe reka ko ari umubyeyi ni mama wanyu mugire mutyo ariko Bikira Mariya hateye intambwe asanga ibiremwa yarazwe abibwira mu gitinyiro nyacyo bitewe n'ubutumwa bashyiriye twambwiye ko igitinyiro kiruta ibindi byose ari nyina w'Imana yego nuko rero igihe kiragera ubona umubiri wawe ariko ukabona ngo bimeze gute abona usa nabi umva ntabwo nshaka kongera gusubiramo ukumva ntushaka kongera kuwusubiramo ngira ngo ntabwo nshaka gusubira muri uriya mubiri kiriya kibiri singishaka ni wowe wabimubwiye ngo ntubishaka hanyuma akubwiye ntacyo yagushubije iki ngiye ko igihe cyanjye kitaragera iki cyawe ntikiragera
ngaho sa n'utubwira muri make uru rugendo rwawe wagize, urarubona ute? Ubutumwa wumva wahawe muri uru rugendo bwaba ubuhe, ku buryo wabuvuga mu ncamake umuntu wese akavuga ati ingingo z'ingenzi z'ubu butumwa naboneye hariya nizi? urugendo nagize mbere na mbere ni urwo kuzahura roho nyinshi. Nubwo kuzahura roho nyinshi. Kuzahura roho nyinshi. Kandi nanjye ubwanjye nkitagatifuza. Nkabona ibyababaje Yesu. Mbona ko no mu ijuru ari ukuhakorera, nta upfa kujyayo gutyo uko yiboneye, bisaba kuhakorera. Kandi nkakora nanjye ngira ibyo niyaka byamushavuza. Ubukristo bufite intego cyangwa se bushinze imizi. Tarangwa no kujandajanda cyangwa se kudigadiga muri urwo rugendo rugana Imana. Yego. Cyo cyane numva mbere na mbere. Nabonye urukundo Yesu yadukunze. Akemera no kunsangiza ibyo byiza bye mu mibabaro y'umubiri, kugira ngo bimfashe nanjye kwitagatifuza no kugira roho zikira cyane ko turi mu gihe cy'igisibo cyo kwisubiraho. Tuzirikana aho Kristo yadukuye yemera kubabara no kubabazwa kugira ngo akize mwene muntu. Yego. Byatera bose kwicengera, kumva ko ari n'amahirwe bagiriwe mu gihugu cy'u Rwanda, kubona umuntu ujyanwa akereka ibyiza by'ijuru, akereka ibibabaje Imana, kerekana ibitagenda mu misengere y'ubukristo bw'iki gihe kugira ngo bivugurure, cyarushaho gukorera ijuru barikwiye cyangwa se barishaka nyabyo. Cyane nuko mbyumva. Waba ukeka ko urugendo yego byagaragaje izindi mbaraga z'ubudahangarwa bw'Imana. Ubudahangarwa bw'Imana. Ko umuntu ushobora kumara iminsi 2 cyangwa 3 atarya atanywa, atajya kuri tuwarete kandi ntagire icyaba, nabyo bigaragaza izindi mbaraga z'Imana zidasanzwe. Shatse kugaragariza urukundo yakunze u Rwanda n'Abanyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange. Izindi mbaraga, kumva ko hariho Imana, asenga Imana nyamana itari Behari. Ndumva by'ingenzi rero wabitubwiye. Kereka niba hari ikintu wumva waba wibagiwe mu byo wabonye, ariko n'ubu byinshi twabigarutseho turasobanuza ibyo wari watubwiye mu ncamake. Uko wenda muri urwo rugendo ubwo haje indirimbo y'ubwinginzi bwa Yesu wababaye. Kwinginga Yesu wababaye. Wababaye kugira ngo agirire impuhwe abari ku isi, abanyabyaha. Kugira ngo dukeneye imbabazi zawe, hamurangwa n'impuhwe iteka. Dukeneye imbabazi zawe, mwamurangwa n'impuhwe iteka. Yesu Kristo urangwa n'impuhwe rwose. Yesu Kristo urangwa n'impuhwe rwose. Soma umurima w'imizeti wasambijwe n'agahinda, iyo ndoro yawe yirereza bose, iyo ndoro yawe yirereza bose. Dukeneye imbabazi zawe, mwamurangwa n'impuhwe iteka. Yesu Kristo urangwa n'impuhwe rwose. Watereranye umusaraba uremerejwe n'ibyaha byacu, Mwami w'abami witangiye bose, Mwami w'abami witangiye bose. Iyo niyo wigiye muri uru rugendo cyangwa usanzwe uyizi? Iyo nawe muri uru rugendo uranayifite yose ukayisubiramo?
byiza ni memoire urumva nta na kimwe wibagiwe uko wayihawe ishe gutyo ariko ibindi bitero ntabwo biri kuza arayiririmbye igihe kirekire muri urwo rugendo ariko urwo rugendo nyine mu bw'ingenzi ntabwo usanzwe yize imbere yaho ikindi gihe hari mu Gisibo 2019 ari ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu muri icyo gihe ngira ngo nimba ntibeshya hari mu masaha 9 shyira aho ngaho haza kuza umuyaga mwinshi ariko nta mvura iri kugwa nabonaga izuba riri kuva nari hanze ko ntabwo ari hano kubona Bikira Mariya nabwo umubyeyi mugari cyane wari ufite igiseke n'ishapure n'ubundi ibiganza ariko udashobora kumureba ngo ugere hejuru umuheze yambaye imyenda y'umweru n'ubururu aranyereka arangije aza kunyigisha iyo ndirimbo ni ukuvuga ngo 2019 ntabwo yigeze iririmba n'uwanditse ahantu ndekera aho ngaho ufite aho yanditse ubu rero nibwo ejo bundi muri iki gihe muri uru rugendo nibwo nongeye kuyibutswa urumamo no gutakambira Yesu muri iyo ndirimbo ariko nta handi iraririmbwa ntayo nigeze numva ahandi nta n'abantu nayigishije iraho gutyo gusa irahana ariko uzayigisha abo mubana urumva irakomeye ukeneye imbabazi zawe muri iki gihe niyo kwinginga Imana ngo dukeneye imibabaro y'abari ku isi ariko bitagatifuza irimo byinshi byiza maze rero muri izo ntege nke zawe kuba twemereye kugira ngo tuganire urakoze cyane umuvandimwe Laurence ubwo rero turi kumwe nk'umuntu usakaza ubutumwa bwiza ndetse n'ibitangaza by'Imana ku rubuga rwitwa Yezu Gisubizo. Ni byiza rero yuko no ku bibazo byinshi abantu bibaza icyo nacyo kibabera igisubizo icyo Imana ibashakaho muri iki gihe kuko Imana ishaka abantu bihana igihe cy'igisibo bakagikoresha neza kandi bakamenya yuko bagomba kuba bakeye ku mutima hahirwa abakeye ku mutima kuko bazabona Imana. Si byiza rero ko bindyarya kugaragara nk'uko usenga ariko Imana itabikubonaho. Na Bikira Mariya ikibeho yari yarabivuze na mbere ngo bibamariye iki kugaragaza ko muri abakristu ariko Imana itabibabonaho. Ibyo yabivugiye ikibeho avuga ati kuki mubandwa, kuki muterekera, uragisenga Imana imwe gusa, uzaba ari ukunda gusa. Arongera icyo kintu ababona ku bakristu avo yavuze n'iby'inzira ebyiri. Ibyo rero noneho inzira ebyiri ziravuna niko yavuze. Ngo rero nta buryarya ntibushobora kubangikana n'ubukristu. Icyo gihe Imana ntibikubonaho ubukristu, nibwo butumwa nyamukuru. Ikindi tugomba kumesa kamwe. Ibyo rero bihuye n'ibyo nanone Bikira Mariya yigishije Alphonsine w'ikibeho ati aho hantu habiri, ntawe nubwo atamubwiye niba ari purgatori cyangwa se ari umuriro, yambwiye ati aho hantu habiri ushobora kuhirinda ukiri ku isi. Ushobora kuhirinda ukiri ku isi. Urumva yuko ari ubutumwa nk'ubwo ngubwo babwuzuzanya kugira ngo bufashe abakristu bose gukoresha neza igihe nk'iki cyitwa igisibo. Ko hari aho nageze Kiramu yarambwira ngo u Rwanda dusigasiye nk'igiseke ariko kirimo inkumbi n'ingano.
kirimo intumbi n'ingano. inkumbi n'ingano. ari byo bya byiza yatuzaniye, ntitubibungabunge tugakomeza kuvanga ikibi n'icyiza kandi tugaragara nk'abakristo. Aracyasaba rero ko u Rwanda ndusigasiye nk'igiseke, ariko kirimo inkumbi n'ingano. ntabwo harimo abeza ariko n'ababi bakeneye guhinduka, bakeneye kwigishwa, bakeneye guhugurwa, bakeneye gutezwa intambwe n'abitagatifuriza uwo murimo. Yego. Maze rero ndumva hari byinshi wenda tuzongera tuganire utari mu ntege nke, ariko ubu butumwa uduhaye turagushimiye, urakoze cyane. Nyagasani aguhe umugisha kuba wemeye ko tuganira kandi ukiri mu ntege nke gutya. Urakoze cyane. Nyagasani abane nawe. Biteho kandi Kristo wabatoye abongerera imbaraga, umuri rwe rubahoreho amanywa n'ijoro, kugira ngo namwe mubashe kuzatahukana iminyago ari byo byiza mwakoze mukiri ku isi, bikabaherekeza mu rugendo, bikazabageza heza mutaramana n'ijoro ryose. Maze rero Nyagasani akomeze kubana namwe, akomeze kubiyereka, akomeze kubaba hafi, hanyuma abantu bifuza gusobanukirwa neza buriya bazakurikira iki kiganiro, kandi na nyuma tuzagaruka turushaho kwinjiramo neza, kuko harimo ubutumwa bufite ingingo zigiye zikomeye cyane. Ntacyo bitwaye. Umubyeyi Bikira Mariya rero akomeza abane namwe. Oya, oya.